twaye ikaze muri uyu mwanya tuganira ku ijambo ry'Imana, tuganira ku bintu bitandukanye biri muri Bibiliya, cyane cyane ko tukibanda ku nyigisho zivuga ku by'agakiza, inyigisho wenda nk'uko tubibona mu bice dusangamo Yesu, aho Yesu yigishaga, imigani yacaga, avuga iby'ubwami bw'Imana. Tugenda tubigarukaho rero, tukabiganiraho mu buryo bwimbitse kugira ngo nubisoma ntabisobanukirwe muri uyu mwanya. Iyo tubiganira ukabitega amatwi, uraza kubyumva, wumva umugani Yesu yavugaga wenda ntuwumve, wumva icyo bisobanuye, ugerageze guhuza ibyanditswe byo muri Bibiliya n'ubuzima bwa busanzwe. Nibyo tugiye gukora rero kugira ngo tuze gufashanya. Muri uyu mwanya ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Christelle nanjye Emmanuel. Reka dutangire uyu munsi wa none tuganire ku ijambo rivuga ngo ni gute abadayimoni binjira mu muntu. Kubera ko iyo usomye Bibiliya ubona yuko hari inkuru nyinshi. Yesu yirukana abadayimoni, ukabona aho ba Petero, ba Filipo birukanaga abadayimoni mu bantu, ariko ukibaza ni ryari abadayimoni binjira mu muntu, bamwinjiramo gute, banyura hehe, ese baba baca mu byo turya, ibibazo nk'ibyo ngibyo. Turaza no kwifashisha icyanditswe cyo muri Bibiliya kiri he Christelle? Muri Luka ibice 22 umurongo wa mbere aravuga ngo nuko iminsi mikuru y'imitsima idasembuye yitwa Pasika yendaga gusohora, abatambyi bakuru n'abanditsi bashaka ko bamwica, ko batinyaga rubanda. Satani yinjira muri Yuda witwaga Isikariyoti, yari mu mubare w'abo 12. Aragenda avugana n'abatambyi bakuru n'abatware b'abasirikare uko azamubagenzereza. Baranezerwa, basezerana kumuha ifeza, aremera maze ashaka uburyo yamubagenzereza rubanda rudahari. Amen. Aya magambo rero ni amagambo usoma akakwereka ahantu tubona umuntu umwe byibura mu bantu batandukanye bo ku isi Bibiliya ivuga ko Satani yamwinjiyemo. Ku murongo wa 3 ngo Satani yinjira muri Yuda witwaga Isikariyoti. Aha rero narasomye nibaza ibibazo byinshi, ngira ibitekerezo bitandukanye. Satani yinjiye muri Yuda gute? Iki kintu ugeze ugitekerezaho? Uko mbyumva rero ngewe ukuntu Satani ashaka ahantu dufite intege nkeya, yarangiza igashaka ukuntu ihinjirira, agashaka ukuntu ahinjirira. Ukuntu ahinjirira, acunga ahantu umuntu afite intege nkeya. Ahantu ufite intege nkeya nyine ntabwo ndi kubyumva, ni nko kuvuga iki? Satani buriya rero aratureba akatwitegereza akamenya ngo uyafite intege nkeya hano, undi hano, undi hano, undi hano. Nko kuvuga ngo uyakunda kiriya, uyanga kiriya, bigenda gusha. Akunda kiriya, ndamutse mufatiye kuri kiriya namufata. Nk'ukuntu yabwiye Imana ati njyewe umpereze umugaragu wawe Yobu nimwaka ibyo atunze byose azakuvaho. Ariko Imana yatekerezaga ko intege nke za Yobu ari ubutunzi, ariko asanga siko biri. Rero yarebye ikintu kizagwishamo Isikariyoti Yuda, asanga ari ifaranga, kuko no mu byanditswe bitubwira ngo Yuda niwe wabikaga amafaranga. Yuda yakundaga imiya cyane, yakundaga ifeza. Yuda ashaka ukuntu amwinjiriramo, arangije amushukisha. Utarajya kuraho ngo hari ikintu ndi kumva. Yuda yari kontabule, niwe wabikaga amafaranga ya ministeri ya Yesu. Yari kontabule wo kwa Yesu. Ikindi yakundaga n'amafaranga cyane. Aho ngaho rero niho Satani yamutegeye. Ni ukuvuga ngo Satani agomba kuba yararebye umuntu yashuka agashukika, byoroshye, kandi akabona n'ikintu yamushukiraho. Kuko iyo urebye ba Petero wabonaga nta kiri umushukisha. Yari umuntu uri commitment n'ibya Yesu, uri impande ya Yesu. Ukabona reba baba Andre, ukabona ntago buri bubo. Ariko Yuda we yari afite ukuntu akunze imiya, Satani ashaka kumufatira aho ngaho. Sinzi wenda icyo cyanditse turi buze kukireba, cyangwa umuntu wenda ukiza ashaka kuza kudufasha akakidusangiza. Aho ngaho bavuga ngo Yuda ngo niwe wabikaga umufuka w'imiya, ikindi ngo yajyaga nakora mu burya ngo yajyaga yiba. No muri cyagiye muri iyo ministeri ya Yesu burahembye amafaranga n'amafaranga yabo Yuda yari amazi yajyaga akoramo
akagira uko yigenza. Rero Rero birumvikana. Satani aramutse akubonye akakubona akageso runaka akabyaza icyuho umusaruro. aho abonera Ni icyuho. icyuho, aho abonera ko ufite intege nke gatoya niho akubitira. Ubwo rero inzira yo kugira ngo Satani agere muri Yuda nuko yabonye urwo rukundo rw'amafaranga cyane ruri hejuru. Ni nko kuvuga ngo irari ry'amafaranga. None ubwo ibingibi tuvuga ngo abadayimoni binjira mu muntu gute? Reka tuvuge wenda nk'umuntu ufite umudayimoni w'ubusambanyi, twava ko umudayimoni w'ubusambanyi yamukuye he, byagenze biti? Umuntu rero kugira ngo umudayimoni azamwinjiremo biba byatewe n'iyo ntege nke afite, n'izo ntege nke afite muri we. Satani kareba iryo rari ryonyine afite. Ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 5 Imana iravuga, Yesu Kristo ari kwigisha ngo ngewe ntago nje ngo mbabwire ngo gusambana n'icyaha, n'ureba mugenzi we byonyine abasambanye mu mutima akamugirira irari. Ubwo rero ryo byonyine nimba umuntu ari kugucaho irari rigenda rizamuka, nuko Satani aza akaza akakubitira muri iryo rari ryawe. Byonyine guhora umukobwa acaho uhindukira ati dore igikobwa ashaho, undi agacaho ati dore amaguru meza, ryonyine iryo rari rirazamuka rigatumbagira, dayimoni akazabona icyaho cyo kwinjiramo ubusambanyi, akakwataka kuva ubwo ngubwo kugeza bikugoye kugira ngo usohokemo. Ibyo bintu ntabwo byoroshye, ibyo bintu biragoye. Hari ikindi kintu nange ntekereza wenda, hari abantu bajya akisanga mu mikurire akunda abakobwa cyane, cyangwa se akunda abagabo cyane, cyangwa se akunda imibonano mpuzabitsina cyane, na karande zibamo, akaba ari nka karande y'ubusambanyi. Bajya bavuga ukuntu umubyeyi ashobora kuba yari afite umwuka w'ubusambanyi akawuhereza umwana we, umwana nawe akazakura wa mwuka w'ubusambanyi ugira gute umukurikirana. Bivuze ngo bumwe mu buryo umuntu ashobora kuboneramo cyangwa ashobora kwakiriramo dayimoni ni igihe yaba yikomoye ku bamubanjirije. Ushaka kwikomora nko ku babyeyi bawe, urugero nk'ibyo byo kuvuga ngo by'ubusambanyi, cyangwa se ubundi bwoko butandukanye bw'abadayimoni. Cyangwa nawe uyiteye. Hari n'abantu bakunda kureba amafilimi y'urukozasoni, hari nawe ushaka kuhakomora amadayimoni y'ubusambanyi. Hari ibintu bitandukanye, ibyo ushaka kubonesha amaso yawe, ibyo ushaka kubikunda, ni ibintu nyine bishobora kukwinjiramo. N'izo karande ziba ziri ibintu biri spirituel bigenda, ukaba utazi ngo byajute, ariko wowe nawe ukisanga ukunda ubusambanyi utazi ukuntu byaje. Ukunda n'amafaranga. Tureke gukomeza kuvuga ku kibazo cy'ubusambanyi cyane. Abadukurikiye bataza kugira ngo wenda nicyo kiganiro, ntabwo turi kuvuga ku busambanyi, turi kuvuga kuri dayimoni muri rusange. Kubera ko hari dayimoni, iyo uri gusoma ubona dayimoni z'ubusambanyi, ubona dayimoni zituma abantu batavuga, batumva. Izo ni dayimoni ziza zigateza uburwayi. Ubona hari dayimoni zo gukunda amafaranga cyangwa se gukunda imiya. Hari dayimoni mbese hari ubwoko butandukanye. Hari n'abadayimoni bo kubeshya cyane. Urakabeshya ibintu ntacyo bimaze ariko akabibeshya, ugasanga ahora abeshya. Hari n'abadayimoni b'ubujura, umuntu nubwo yaba atunze bingana gute ariko akiba, akumva ko agomba kwiba iby'abandi. Rero ubwo bwoko butandukanye nibwo turimo turaganiraho. Rero icyo turi kuvuga, binjira mu muntu binyuze mu zenze. Bibiliya iravuga ngo witonde uko ureba, witonde n'uko wumva. Sinzaho nigeze gusoma mu magambo, ariko ngo mwitonde uko mwumva. Ikindi birikavuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, ngo kuko ari iby'ubugingo bugira gute bikomoka. Ndumva ari nko mu Migani igice cya 4:23, kurinda nyine umutima w'umuntu. Bivuze ngo mu mutima wawe niho Satani arwanirira. Satani arwana ngo winjire mu mutima wawe. Iyo Satani arwana ngo winjire mu mutima wawe. Nari mvuze kino kintu mbona Kristal arimo araseka cyane, ariko sinzi niba ari uko nari mvuze ku mutima, sinzi ikintu cyakimusekeje. Ariko ukwiriye kurinda umutima wawe. Mani magambo iyo tuvuze umutima tuba tuvuze mind. Iyo tuvuze mind tuba tuvuga ibyinjira mu muntu. Kubera ko umuntu, Yesu yaravuze ngo ntago ibyinjira mu muntu nk'ibyo kurya, ibyo kunywa ari byo bimwanduza, ahubwo ibijya mu mutima w'umuntu, kuko ngo niho ibitekerezo biva by'ubusambanyi,
kwangana, ibyo byose biba mu mutima muri mind. So dayimoni nayo igiye kukwinjiramo rero ishaka iyo nzira muri mind yawe, kubera ko mind yawe ifite ahantu ihuriye hafi n'ubugingo bwawe. Rero satani yagiye kwinjiramo n'ibyo ngibyo akoresha, niyo mpamvu ashaka kugutera ibitekerezo bibi, ibitekerezo nk'ibyo twabaga by'ubusambanyi, ukora amafilimi mabi ashaka kukwangiza agatuma bya bintu bikujyamo, n'izindi nzira zitandukanye. Rero niba nawe hari indi nzira uzi uraza kutubwira, twaba turi kuganira kuri icyo kintu nyine, ariko uku niko twe tubyumva. wowe urabitekereza iki? nawe uza kutubwira na muri comment. ikindi twaganiraho next nitubona babikunze cyangwa babyumvisha rugize amatsiko, ni gute ibyo bintu wabyirinda cyangwa se byakugezeho wabirwanya. warisanze waravutse ufite iyo karande y'ubusambanyi, iyo karande y'ikintu icyo ari cyose, ni gute wabihagarika? cyangwa se ibyo bindi udafite ni gute wakwirinda? wakira ute? cyangwa se ufite nuko hari ndumva ari sije zitandukanye. hari ukwirinda ko byakugeramo, ariko hari n'abandi bantu abo byamaze kugeramo. Already ndi kuvugira abo byamaze kugeramo, ni gute twakira? Nizere ko utari muri abo. I'm not in. Ni gute abantu bakira? Ndi kubyumva urimo urabavugira. Ni gute abantu bakira byamaze kugeramo? Nta muntu ubura kamere. Paul yaranditse avuga ko turema n'icyaha. Ubu ntago habura ikibazo naba ni gute twakira. ubutaha tuzabiganiraho muri rusange, namwe muzaduha ibitekerezo. niba koko mwumva kino kiganiro cyaba gikenewe muzatubwira. hanyuma rero mugire ibihe byiza, Imana ikomeze barinde, mukomeze mwishingikirize ku byanditswe byera, musome Bibiliya, kubera yuko mu minsi ya nyuma hazaza ibihe bigoye, abantu badashaka kumva inyigisho nzima bakurikire iby'amarari yabo n'abigisha b'ibinyoma. ariko iyo usomye ijambo ry'Imana riraguhugura, umenya ukuri nyakuri nk'uko kuri mu ijambo. ugasaba Mwuka Wera akagusobanurira. Mwuka Wera agiye gusobanukirwa. abantu dufite ukuntu dusoma Bibiliya buri wese akumva icye, ariko iyo uhamagaye Mwuka Wera ngo agusobanurire, Mwuka Wera ntago akuyobya, ahubwo akubwira icyiza icyo Bibiliya ari cyo nyacyo. kuko abantu dusoma Bibiliya bitandukanye. rero aho ngaho niho twavuga ngo njye ndashaka gushyiraho ino emphasis yo kuvuga ngo abantu bagira umwete n'ishyaka byo gukunda ijambo ry'Imana, musome Bibiliya. Ntimuba abantu nyine mukunda gusomerwa cyane, ahubwo muharanire kujya mwisomera ijambo ry'Imana. hanyuma rero mugire ibihe byiza cyane, turabakunda. tuzajya dukomeza tuganire ku magambo gutya, turizera ko hari icyo bibafasha kandi bibubaka. yari Emmanuel afatanije na Madame Christelle. murakoze cyane, mugire ibihe byiza.